vuga yitonda nanjye mfata. Oh. Ndakumva. Amwita Ivy. Ajyame. We wandirimbe ko ari anniversary yanjye. Shayijwe ryanjye burya kumarira iki? Fa kubivuga mu magambo menshi. Nyine nturirimbe cyane ko nawe subivuga. Ngo happy birthday to you nyine nkagutya. Joyeux anniversaire. None ikintu cyansekeje n'ukuntu nasanze turi ba twini ako usibye ikintu gitandukanye ni Gemini. Ikintu gitandukanye na amatariki. We Gemini. We are special. Okay, ebra. Ikintu gitandukanye na amatariki gusa. Naho umwaka wo niwo. Nako ukwezi. Ako tuvugishije kuri bundi bura urandota. I don't know. I think uwo muri 2000 na kangahe? Sinjye. Nagaho hano magera. Ni hafi ni kuri. Aho ngaho waburi kugabanya imyaka yanjye. Uri mu 90 na? Urandota ariko nta birenze. Doro bita Bundu cyahise ahunga. Bundu rero ndaza kugufata. Ngakomeza unganiriza. Kwara ngo tugushyiramo ngira niba utabishaka it's fine. Ese Bundu urusha imyaka nka 30. Bundu ki? Ese Bundu ko turi kumwe umuntu atamenya ko nanduta cyane. Ushanda kuruta cyane. Uko navumbu, burasi navumbutse. Kubara njye nariye neza mu minsi 1000. Iminsi 1000 wayikoresheje neza. Ako nanjye ubwo nariye neza niyo mpamvu nanjye navumbutse. Niyo mpamvu yavumbutse. Hanyuma yewe umuntu mubiri nawe ko yavumbutse. Ku mubiri no. Okay, ngamubanye muri kubora mu mbwire. Maze ngo ufite nk'ingahera. Bundu ushaka ubugiye kunkomereza. Bundu wizana ibyo gusesereza. None ngiye kuki watekerezaga kunduta? Nizo mama na mutari bakuru. Gute? Niyo mama na mutafite imyaka myinshi. Usa 30 yarifite. Ntabwo iragiye. Yewe nakira ndamuta. Apo kutaragize 30 ni nkaho bura nanjye mba nkubwiye umukobwa umungana bakurusha imyaka ingahe yaje sita. Ndabura ajya sibiri. Kujya uze 30. Ufite 28. Uko nakubyara mwana. Oya shabu nari kwikuza. 30 niyo kana bwo sinshobora kwifuza. Afa. 33. Ngani nzo usomwe namubyara. No 33 wumva uri mukuru bya hatari. Ngiye bite ni 3. Ntabwo nayo kirasha. Ngibaze ko abantu bakubona bakabona kuri serie ubikarangira bigaragaje ko utari serie. Oya ariko ngiye birabyo muri video nandi kwikinira. Kandi warabivuze. Nyine impamvu babimbajije nuko wabivuze n'umuntu akabimbaza. Wabonye muri video na post. Nabona gari serie y'akabantu nabo. Gusa uko bahise bumva ari byo. Nyine rero uyobeye abantu bahita banariza. Utuma banekereza. Ngewe sindabeye kurabona nta mukobwa uri serie. Nde. Ngewe. Ubundi ntabwo. Oya ndebera hafi serie ngende serie ariko. Akurebeye kure cyakurebeye hafi. Oya ngewe ndebera hafi ndetse ndina serie. Koko. Rata buryo uzabe serie. Kuri gushidikanya wese. Undaye kuri noneho mana yanjye uwahita nti. Mana yesi nazite kandi nazo narwaraga. Ubwo wari usanzwe uzirwara ahubwo zari zarihishe y'amazi. Zari zarabuze. Ahubwo ari amazi. Zari zarabuze aho zimenera. Ari amazi mwantayemo yavumbuye sinzi. Amazi harya ngo ni piscine ya shokora. Piscine ya shokora sha. Abandi bana bo mu bakire birangira ngo babonye piscine ya shokora. And then on your birthday niki wishimiye? Kwa anniversary yanjye urumva bigi. Nago ndwara ariko mfite akantu kaba katameze neza. Sinzi ngo wenda ngo umutwe, sinzi ngo ikikara nta kintu mba nakoze. Gusa byagenze neza. Abashiti banje bareba muri surprise ariko ko nakunda ibintu by'ama surprise ngo bakamere n'ibikino. Abakobwa nyine baba kandi feel. Ariko abashiti banje Innocente Esther. Okay. Byagenze neza sheri. No banzaniye biriya bisheke ndi kurya. Mbese kuzanira ibisheke. Nabona ndi kuvuga ngakunda ibisheke. Ariko ibisheke ni byiza. Nyine ni byiza ariko ibaze kunzanira ibisheke na blesses mu menyo. Kandi nkabirya. Cyane. Nikerekana nyine ko umuntu aba gukunda. Burya akantu gato yagashimisha umuntu. Ntago ari ngombwa ngo uzazane ibintu binini. Ngo wabibishije iyo umusore atanye yivugisha gutyo. Run.
umuhungu utangiye kwivugisha ngo rega ngo si ngombwa ngo ibintu bihenze sheri no se hari nibiba bihenze ariko ari bitoya yewe nkunda ibintu byiza none se ibintu byose rega ikintu cyose kivuye ku mutima w'umuntu banza wumve ikintu cyose kivuye ku mutima w'umuntu kuri we kiba gihenze kandi aba ari cyiza abakikuzaniye abizi ko ari cyiza ntabwo yakuzanira ikintu kibi so rero burya niyo umuntu mu bushobozi bwiwe niyo yaguha bombo ivuye ku mutima we aba yagutekereje yego shandi kwivugira kuko biruta wa muntu utigeza abyibuka ni wa wundi uzana amagambo umuntu yifata akajya kukugurira bombo yanakugurira imodoka afite amafaranga we yifashe utavuga ngo wamwibukije n'iki kuko n'ibyo kwibutsa n'ibibi none red flag waruzanye yari iki hanyuma red flag waruzanye yari iki kwivugira pe ariko nanjye ndabikunda by the way gusa nyine nta hantu bihuriye erega se niba ukunda ibintu ubundi wakorera mu mufuka ugakora ukabyigurira ubundi kuki tuba dutegereje abakobwa baba bumva ko hari umuntu uzaza kubibagurira ibyo ni ibyawe sindi kumwe nawe aha turi kwiganira da nta kintu kiri seriye turi kuvuga Ikinyarwanda aho kaneze undi kuri turi gushutinga narakabuze niba nkikibuka gusa ndabona unguye ku nzoka ngo inzoka yanjye yishimira niba ari iyihe nzoka niba ari iyo muntu ibyo bintu si bibaho icyo kinyarwanda si wagikoresha cyaba ari n'ikinyarwanda burya sheri ngiye mu kinyarwanda nagize kiba gipfuye yego ni ukuguye ku mutima ukuguye ku nzoka se byavuye njye sinzana ibintu nabyumvishije nabo muri filime barabivuga ko ari umuguye ku nzoka ariko no ku mutima ukunyuze ndabona unyuze kunyurwa rero ndi mu bushake bw'Imana uw'Imana uw'Imana izaguha niwe uzafata nazamuye amaboko kwa kuvuga ati Mana ndakwiyeguriye niyeguriye Uwiteka niwe unyobora mu byo nkora I surrender iryo jambo kubera ndaritinya sha uritinya iki ko ari ikinyarwanda ariko barizanye ari ukuntu bisobanura urwango ngira pe ako diaro nawe se ujya ngo umuntu abane n'abantu bose bamutereta umwanze nyine ariko abagabo nuko mutahaga ko tuwe dukate aha wampaye amafoto yanjye mwamfashe ku kimwe na bunduki imwe aya mafoto se ngiye ntara amafoto bunduki yagiye kuki ejo wambeshya ngo ugiye kumara amafoto suyampe nago sabundu kandi wari uri ku mashini ejo ariko waranyimye pe bunduki nashobotse bunduki nagashobotse buriya akobwa benze barakoze bavuna gute icyambere oya abakire mukurikira natwe mubitubwiye twahita dukira nago abantu bose bakira ngo bikunde agomba kubaho Imana izabidufashemo kandi tuzakira twese umva kandi kantu nyongeye mise nanumirwamo ibaze kugenda wikoreye wigiya sense mwakoze akipe y'Butare yitwa Mukura neza umukara n'umuhondo jaune noir kiza no kare bambyara abantu birabura cyose muganye neza itangazo umukora cyose atubwira dadi ati uzi ko mfite anniversary tiko cyane mutajya mufeta tego ni mu ndirimbe akarisomo gacu ijwe mbyutse gutya umuntu aririmba anniversary shaka ni buhango happy birthday to you ko tunumva numva ari utuntu two guteka kandi ngiye ibyo gutekana mwagiye mu romantique ariko Valence ajya aba romantique yaratubabaje Valence aba romantique Valence niba aba romantique nibya bimubeye yaratubabaje kabisa uvugishije uko bindi ko romantique nta utaba romantique da nawe uri romantique ariko romantique ni kubi cyane none wowe birenze ubu romantique ni birenze romantique ni ibiki oya byarengeje urugero uvuze ko ikintu cyo kuba romantique n'ibiki ibyo bintu nibuka ko twari tubirimo ariko dadi bungu nka sene bagutakira nk'iyi
wenda iyo ngero reka ese twize biteganya ariko none uretse mwibarize bagwaye nka sene urabona nk'umwana wenda okay ese ni gusomana n'undi muntu ibyo mwasomana ntabwo ari ikibazo wahise ngera mwibarize sibyo wahise mwibarize bagwaye nka sene yo kuba urabona nk'umwana avukiye muri Amerika cyangwa se mu kibosi cya danje kwako nyine yitetesha ari muri bwate handi wawe nk'uyu nguyu te ngo ngiye urumya kumbwira nayo ngo ndanga ibiryo abana benshi bakurya ababyeyi pe sinagenze ikintu itanu niyo yegora none se uvuze ngo reba mwana wawe ngo kuri yare abana bo mu kibosi ntago ari byo mu kibosi ibyo izo birega ni kera zitandukanye no mu kibosi none se umwana avuze ngo ntarya uramwegera ukumva impamvu dushaka kurya ukamwendahenda urakoze urukumva muzarera abana banyu gute kandi twavuga ngo ntarya ngo njyewe mu rugo nanyambaye igihano cyo kutarya ariko ntabwo aragera hano bwira buriya wewe buriya rero hangasha uri gucuruza ndabikatamo njye niwandebaga nabi gutya tugiye kurya ubwo mva natagambireka burya ni wowe koko kugira ngo ndye nkigira nabi bakampa nk'ibiceri kugira ngo ndye ukakwinginga batabiha abandi bana ureba ngo gutya ahubwo se banancuze noneho ubu ngubu umuntu asigaye ageraho ukanarwara ukifuza kurya kandi imbere oya ariko mujye mumenya gutanga akaye ibyo bintu ntabwo ari ukuvuga ngo ni cyangwa ubukene niba umuntu avuze ngo umwana avuze ngo arivumbuye umenya impamvu yivumbuye umukurikirane vugisha bunduka ibindi mubikora none se mwebwe sinzi umuntu ababwira ntabwo turi abana ari ukurera ibintu by'ibikosi ngo nturya ngo mubirye mu bimari come on ni umwana yivumbuye mu mubikire mwinginge ajye kurya ugomba gukoreza kugira ngo ubutaha noneho niyo mikino atazahigarura uraza ukamukubita abana b'abandi baragoye ariko njye abanjye nzabinginga pe ego nyine birumvikana njyewe wanjye yanze kurya nanarira rwose warira nensi kutayizaho bayizanye dadi yayizanye ndetse kuzigira kamuhe izo nari muhoze neza izo hanze ngo muririmbire akogende umuga ziracuze wari kubica kugeza imana we aguciyeho nayakubonaga kandi ngabakunda inzara ngo wapi Oya nanutse mu gihe utaranse imbabazi yaragututse yaranutse kuri live we mufiki ndatuma ngutorera zani zisa musapinge tuzamurane ase ko basigaye bacururizaho na sauce tomate kuri live ngo ndetse umuntu ibisubira systematic hari umuntu ugize kucuruza ubusenge akajya avuga ngo delivery yavu umusanzu kabuga aminika ubuso wabikabuga ugategera salisa arigura magana singenze nimbonye systematic zitaje bansaika bazariko wowe amra agiye kutuma twiyunga nisi ikinonga iyongisha amagambo yatwumva ko bikunda nta kibazo cyo gukazana shavari kangere nkazana bivuge harya rero kamera nta kibazo bivuge n'isundi cyo gukazana sibiya mvuga n'ibindi uyabuze uravuga ibindi ariko momba ba ako na Valence mufitanye amateka ngo Valence yahoze ushatse kuvuga iki no twari tugiye kuririmbira undi mwana banza uririmba nikiwende nyirago nzi kuririmba ariko nakwifuza twagiye ugiye kuririmba twagiye ugaca abantu intege twagiye wowe shawe kandi ari ugiye kuba Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ivy. Happy birthday to me. Oh, celebration. amagambo aho uzageza n'ikindi kintu Tugiye celebrate. uracelebrisha umunwa se Ngiye baga yanjye Wari kumbwira amagambo meza. asa nyiga amagambo meza ruti ibintu amagambo meza se ni Umukobwa wanjye rero umwaka mwiza, umwaka amata n'ubuki, Arenza 25. na gatandatu shari winzuye nyuma akira ayo magambo ariko humura ramwaka wibutuza binyuma urabona ibintu bikaze uyu mwaka uzaba umwaka mushasha ariko urabona ko byatangiye no kuza uzaba umwaka wo gufatisha bifatika amen aka gacano uyu mwaka kazahera agacano niko
ni njyewe ugomba kubanza kugakoraho mbere y'abandi. Nk'umukameramani wako. Ubu mba ngatangiriye. Mba ngatangiriye. akuvuyo ajya kuri nuze nyine yagusuhuje yari kwita kanyira hanyuma ngiye ko wansimbutse ntago ndi umuntu se kubyuka nyagashiha muri iki gitondo. Uyu mwana mubwira amagambo meza, uyu mwana akunda amagambo meza. Umva ngenda shaka biscuit ya nice. Kiye? Biscuit ya nice iracyabaho yitwa nice. Mico gikapu kiraho. ziyo baganje mu aka biscuit ka nice meza. Yo. Happy birthday. Ndakumva mungu wanje. Happy birthday to umva imani birthday Mwatuvireye mu rumuri. Muve mu rumuri. nende kuntu kikanze kariye Uyasha ndishimye maze. Ngiye ngutwaye iki? Ntacyo bitwaye. Yakijugunye yego sha. Oh sorry. Guhoberana bitumye igikapu kigwa. Umva ndishimye Jazira my gift ikomeye cyane mu buzima bwanjye. Ngera nago ndi. Reba rawuta wayitaye. It's enough. Umva. Uko nice biri serio. Wowe uyikura hehe? Okay. Gorata. Okay guys, sinyikunda indabo pe simugomeza kujya munyereza indabo nago ndi declare none. Navuze ngo nkunda indabo ni rwa indabo. Nago nyikunda indabo rwose. Wikundira ibyo kurya. Na indabo nasanze nta kintu zazimariye. Mujye muyama amafaranga. Ngiye ibintu byo kunyereza indabo nagaye. Gusa ko nabikoze. Indabo ntabwo nkizikunda ndabivuze. Ubwo Gorata, wokunda indabo. Please. zebu ndaziharaye katuvuge indabyo naguzikunda Ese nkizikunda barazimaye cyane none sinkizikunda. Okay nkunda ibipupe binini cyane. Yego mane. Uba musetse sheri hari igipupe cyaje urumva kuryama kikajya kikugira gutya. Warakibonye? kikubembereza. Kiragukoraho gutya niba Kirakumendamenda. kukubikira Yego. yambitse we Babu wahubutse. yarahubutse cyangwa mu bukiro Kati. Ngaho mumbwira rero ukuntu muri mutangiye kumbaga muri aya masaha tukiri mu gitondo. Kuki mwumva ngewe bavuga tuvugisha ukuri ugira umukunzi Nivuga babu we warakuzi. bande banze. Gitondemo utaza guhubuka ugasanga umukobwa arakwanze. Byinshi utazi maze mu rukundo. sawa nyine uri kumva Kirakaza ikintu kirakomeye utazi kanyikubwira. Niba ugitekereza gutyo urapfuye ati burya. Umuhungu agomba kugukunda akarenzaho. Niba ukunda umuhungu cyane Okay, reka mwereke. Bikora ugomba umuhungu agomba kugukunda cyane kukurusha. I swear to God. Niba umukobwa akunze umuhungu cyane ntabwo bikora. wowe ugakora iki Nyine ndagukunda kubaha. Twe twaremeye kububaha. Mwe mwaremeye kudukunda cyane twe tukabubaha. Tukabubaha ko mu Hanyuma I know. Hanyuma reka mubwire. Iyo ushaka gukora ibintu bisobanyije na Bibiliya ntabwo biguhira. We nyine banza Niyo wumva. mpamvu umukobwa ukunda umuhungu cyane bira. Okay. Bira. Tujye mu yandi makuru atandukanye ariko Wamwita bunduki mpaka akubaganye. Basi reka twisezerere twigendere. Unoye umutwe. ese wavuze ngo kati Dusezere iminota yabaye. Anyway guys, mwabwiye ko subscribe kuri Active Show. shabumva ntabwo mbona ukuntu ayiveri keke Mwakoze kundeba, mwakoze kutureba, turabakunda cyane. Bye. Ciao. Ndazi. Kati. Crack it.